nuko bamaze kwicara kandi bose bari bategereje icyo ababwira, nuko Yesu abararanganyamo amaso maze arababwira ngo mwitonde kandi mwirinde, kuko ibyo bitazabura kubaho. Muzumva intambara nimuhaze intambara, muzumva iby'indwara z'ibyorezo, ndetse hazaba ibishitsi hirya no hino ku isi, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro zo kuramukwa, ntabwo imperuka izaba yakaje. Bene data bavandimwe nshuti nkunda, ibihe birakomeye kandi ibihe biteye ubwoba, ibihe tugezemo birakomeye. Abantu benshi barihebye, abantu benshi barahangayitse, abantu benshi babungije imitima, kandi abantu benshi babuze kwiringira Uwiteka. Ariko bene data bavandimwe, reka mbabwire, Uwiteka niwe byiringiro byacu, kandi Uwiteka niwe gukomera kwacu. Nimuhumure, Uwiteka azaturinda. Yaturinze mu bihe byashize, na n'ubu yiteguye kuturinda, kandi yadutabaye mu bihe byabanje, na n'ubu yiteguye kudutabara. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Ubu abantu benshi bahangayikishijwe n'ibibazo bihari, abantu benshi bahangayikishije n'ibyorezo, abantu benshi bahangayikishijwe n'indwara zitunguranye, ndetse abantu benshi bahangayikishijwe n'intambara ziri hirya no hino ku isi. Abantu benshi mumaze iminsi mwumva intambara ziri kuvugwa hirya no hino, ndetse no kuri uyu mugabane wacu wa Afurika hari intambara ziteye ubwoba, hari ibibazo biteye ubwoba. Unyarukiye hirya hano hirya gatoya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho naho hari intambara iteye ubwoba. Ariko bene abavandimwe, nimukomere ku mwami wacu kandi nimushikame. Abafite kwizera mukomeze mwizere kandi mukomeze muhumurize abafite imitima itentebutse. Abana b'Imana bakomeje kugenda bagenza gakeya, abana b'Imana bakomeje kuba nk'abanyamahanga, abana b'Imana nabo babuze ibyiringiro. Ariko ibyo ntabwo byari bikwiye. Nuko Yesu arababwira ati, nimba abatizera bafite ubwoba, ntabwo byari bikwiye ko namwe mwamenye ukuri mukwiye kugira ubwoba. None nimba ibibazo bije ugasanga abantu batizera Imana barahangayitse, ugasanga abantu batazi ijambo ry'Imana barahangayitse, nawe wibwira ko uri umuyobozi w'itorero, nawe wibwira ko uri umukristo mu itorero runaka, ugasanga ni wowe ufite ubwoba, ugasanga uri kubunza imitima, mbese uzatanga ibihe byiringiro kuri bagenzi bawe? Bene data bavandimwe, reka mbabwire, ikibabaje nuko buri muntu wese atari guharanira guhindura imibereho ye ngo yakire Yesu mu bugingo bwe. Ubwo Yesu agiye kugaruka, azasanga imitima yacu yararangije kumwakira. Reka mbabwire bavandimwe nshuti nkunda, uko ibihe bizarushaho kugenda biba bibi, ni nako abantu bazarushaho kugenda bava mu byizerwa, abantu bazarushaho kugenda bata umurongo wo kwizera ijambo ry'Imana. Iyo dusomye neza mu gitabo cya Matayo igice cya 24 uhereye ku murongo wa 14, hari amagambo akomeye avuga ngo, kandi ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose, ngo bubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Ariko muzumva impuha z'intambara, kandi muzumva intambara hirya no hino, muzumva indwara z'ibyorezo, ndetse hazabaho ibishitsi hirya no hino. Ibyo byose bizaba biri kutwerekeza ku gihe cyo kugaruka kwa Kristo. Ariko reka mbabwire, ikimenyetso kimwe gisigaye kugira ngo Yesu agaruke ntabwo kiragera. Ariko reka mbabwire, mwitegure, kiri hafi. Ijambo riratubwira ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bwavuzwe, ubwo nta bundi ni Yesu Kristo. Ntabwo Kristo azagaruka isi yose itaramara kwakira agakiza, ntabwo Kristo azagaruka isi yose itarumva ubutumwa bwiza, ntabwo Yesu azagaruka isi yose itaramenya Data wa twese. Ahubwo Yesu azagaruka ari uko buri muntu wese yarangije kumva ubutumwa, buri muntu wese akifatira icyemezo cyo gukurikira Kristo cyangwa kumuhakana, gukurikira imbaraga y'Imana cyangwa guhakana kwera kwazo. Ntabwo ubutumwa bwiza bwari bwakwira isi yose. Niyo mpamvu abagaragu b'Imana bakiranuka bakwiye gukorana umwete bakamamaza ubutumwa bwiza, tugatanga imitungo yacu, tugatanga amafaranga, tugatanga igihe cyacu kugira ngo ubutumwa bugeraho butaragera. Abantu benshi muri iyi minsi bari kugenda baca ibikuba bavuga ko umurimo warangiye. Abantu bari gutanga amafaranga mu murimo w'Imana bari kuyapfusha ubusa kuko igihe cyarangiye. Ariko reka mbabwire, abantu bafite imyigishirize nk'iyo ni abakozi ba Satani rwose.
dukurikije ibyanditswe byera, ibimenyetso byo kugaruka ka Yesu biragenda byiyungikanya umunsi ku munsi. Ariko mwibuke ijambo rivuga ngo, kandi reka mbabwire, ubwo bazabarenganya babaziza gukiranuka kwanjye, muzamenye ko nanjye nabinyuzemo, kandi muzahagarare mushikamye. Icyo gihe ntabwo kiragera, ubwo hagiye kubaho kurenganwa k'ubwoko bw'Imana. Abana b'Imana bakomeza amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu, bagiye kuryozwa ibibazo byose biri kubera kuri iyi si, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'inzara, ibibazo by'intambara, ibibazo by'ihumana by'ikirere. Ibyo byose bigiye kuzaryozwa abakomeza amategeko y'Imana. Mbese uzaba uhagaze muri uruhe ruhande? Mbese uzaba uri mu wuhe murongo, muvandimwe? Ubwo abatware bo muri iyi si ndetse n'abayobozi b'iyi si, abayobozi b'ibihugu bafatanyije n'abayobozi b'amadini, barimo bafata ingamba n'ibyemezo bikomeye byo kurwanya ubwoko bw'Imana, agatsiko gatoya kizirika ku mategeko y'Imana, harimo n'itegeko rya 4 ryo kuruhuka ku munsi wera w'isabato. Bene data bavandimwe, igihe kiraje kandi kirakomeye, igihe kiraje kandi giteye ubwoba, ubwo hagiye kubaho akarengane kagiye kwibasira ubwoko bw'Imana. Abantu bakomeza amategeko y'Imana bagiye kuryozwa amahoro isi yabuze. Mbese uzaba uhagaze muri ruhande? Mbese witeguye guhangana n'ibibazo bikomeye bigiye kubaho? Mbese witeguye guhangana n'ingaruka zo kwizera kwawe? Umuntu wese ufite kwizera agahamya Yesu nk'umutangabugingo we, agiye kubiryozwa kandi agiye kubizira. Ariko reka mbabwire, abashikamye ku rutare, abanambye kuri Kristo, badakebakeba, batabesha, Uwiteka yiteguye kubarwanirira. Ntabwo dukwiye gucogozwa n'amaganya y'isi, ntabwo dukwiye gucogozwa n'ubukene, ntabwo dukwiye gucogozwa n'intambara. Ahubwo mu gihe nk'iki gikomeye nibwo dukwiye guhagarara dushikamye, tukavuga ngo Kristo watsinze, udutsindire, izina ry'Uwiteka rishimwe. Abantu benshi barahangayitse, abantu benshi bahangayikishijwe n'ifungwa ry'insengero, abantu benshi baciye ibikuba, abantu benshi baravuga amagambo aterekeranye n'ijambo ry'Imana, bavuga ko gufungwa kw'insengero ari cyo kimenyetso cya nyuma, ubundi Yesu akagaruka. Ariko reka mbabwire nkomeje ngo, muribesha, icyo ntabwo ari cyo kimenyetso cya nyuma, icyo ntabwo ari cyo kimenyetso cya nyuma, nta nubwo ari cyo kibazo kibaye. Ahubwo mwitega ibindi bikomeye, mwitega ibindi byorezo, mwitega izindi ndwara zikomeye. Ariko reka mbabwire, uzashikama ku rutare akanamba kuri Kristo yiteguye kumutsindira. Reka mbabwire, Uwiteka nakomeza abane n'imitima yanyu, ho kugira ngo duhangayikishwe n'ibibazo n'inzara n'ibyorezo, ho kugira ngo duhangayikishwe n'impfu ziriho muri iki gihe nyinshi, ahubwo duhangayikishwe n'uko imitima yacu itarakira Kristo, maze buri muntu wese afata ingamba zo kwiyegurira Kristo, maze twiyezeho gukiranirwa kose, ibibi byose tubicikeho, twiyemerere kwemera kwakira ubuntu bwa Kristo, maze Kristo nawe aduhanagureho ibyaha byose, maze ubwo agiye kugaruka azasange twaramwiteguye, aducyure mu bwami bwe. Nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen.